hano dufite abatumirwa twari twasuye umukecuru utubyara, aba ni abuzukuru be. Uyu nguyu duhereyeho yitwa Divine Namahoro. Yego. Uwa kabiri yitwa Yego. Uwa gatatu Yes. Murakoze cyane. Twari twahuriye kwa mukecuru, twaje kumusura. Uyu munsi ni iki ubasigiye? Mbese ni ikihe kintu basigiye? Uyu munsi rwose ni ibyishimo. Yego. Kuri twese, cyane cyane umuryango wa mukecuru. Hari abo twabashije kubona twaherukaga kera mu myaka nka 15 ishize, ariko rwose byadushimishije kuba twongeye kubonana amaso ku maso. Yego. Rwanda Resitena nta magiro aribo babyeyi bacu. Dufite abuzukuru 35. Uvuga ngo habariwemo abo mu Bugande tutazi, bavukiye mu Bugande. Ubwo se si abanyabugande? Ariko nabo Abanyabugande ariko ni abuzukuru bacu. Uyu munsi rero twagize ngo duhurire hamwe, twishime, twereke mukecuru abuzukuru ko atakibasha kugenda, ariko noneho baze bamusange hano bamusuhuze. Natwe abo tutazi, dore ko imiryango yagiye irasatana, bari hirya no hino, nta kindi gihe dushobora guhurira hamwe nk'uko kera byahoze, kubera uko gutatana hirya no hino. Ariko turi kugira ngo tugarure umuco nk'uko byahoze, duhurire hamwe. Uyu munsi rero twabateguriye ijambo. Icya mbere ni uko dushima Imana yo yatumye duhura uyu munsi. Ni mwebwe dukesha kuba twagarutse hano, kuko iyo muba mudahari ntitwari buze kongera kongera. Uyu munsi ntusanzwe, sibyo se? Yego. Warateguye ngira ngo ababyumvishe twawuteguye kera, ariko washyize urugero. Ni umunsi twahisemo guhurira hamwe kugira ngo tugaragaze akamaro k'umuryango. Hari bakuru bacu, Safari ni icyitegererezo cy'umuryango, nyine twakesha ibyiza byinshi. Ubwo turaza kubireba neza, dusangire ibyishimo, twakira abuzukuru mu muryango wacu. Abana ni impano by'agaciro Imana iduha, ariko abuzukuru bo ni umugisha urenze. Muri kubyumva hano, kuba uriho ukagira umwuzukuru, byanarenga ukagira umwuzukuru, ukiriho ukabibona n'amaso yawe. Ni urwibutso rw'ubuzima bukomeza mu gisekuruza kizaza. Muri guhita mubyumva, ni ukuvuga ngo ahangaha turamutse tubikomeje, abuzukuru bacu bazabitora nk'umuco, bakajya bagira ahantu bahurira kwa runaka cyangwa se uwundi muntu runaka. Abuzukuru si abacu gusa, ni ab'umuryango mugari. Uyu muhango ni inzira yo kuberekana, kubasabira umugisha no kubashyikiriza ababyeyi babo b'ukuri. Ababyeyi babo b'ukuri ni abahe? Ntabwo baherukaga na mukecuru, ariko nibura uyu munsi bagize amahirwe yo kubura na mukecuru. sibyo byiza. Bamwibuka kera. Umukecuru na data utakiriho, ubona ntaharimo abarebe, ariko nibura babarebere urukundo n'ubushishozi mukomora ku bintu byiza mwagize mu buzima bwanyu. Sinzi niba bari kubyumva, ariko hari aho dukesha kuba turi. Isoko rero ni hano. Isoko ni hano, buriya tugiye kureba igiti ahantu kiba giteretse, gifite amashami hirya no hino, ariko ayo mashami aba afite ahantu yakomotse. Nk'uko umuco wacu ubidusaba, umuryango ni urukuta ruhamye rukingira buri wese. Muri kubyumva hari, umuryango ni urukuta ruhamye rukingira buri wese. Kuvuga ngo ugize ikibazo
ushobora kwitabaza wa muryango mugari ukagutabara, ushobora kugira ibyiza, ibirori birashoboka, tugahuriza hamwe tukizihiza ibyo birori. Uru rugero rutwibutsa ko tugomba guhora duhagarariye ibyiza byacu twese, dukomeze gufatanya gushimangira urukundo, gufasha no guha abana bacu umurage mwiza. Umurage mwiza tuzabaha niba ari uko gutatana ntabwo mbizi, ariko twakabaye tubigarurira hano tukabibumbira hamwe. Wa muco twahoranye wa kera turabyibuka nyine, nk'uko muri uru rugo dushobora kuba twarigeze kwicara turi abana icyenda muri uru rugo, ariko noneho umukecuru akaba asigaye ari nyakamwe. Ba bana bose icyenda baragiye mu bihugu bitandukanye, mu turere dutandukanye, baratatana. Ariko nicyo gihe cyo kugira ngo twongere tugarure umuryango, twongere wibumbire hamwe. Ndashishikariza buri wese kutibagirwa ko aba bana ari umurage. Dusaba Imana ikomeze kubaha ubuzima bwiza, kandi dusenyere umugozi umwe mu kubatoza urukundo n'indangagaciro nziza. Bityo rero ku bw'ibyo turava aha buri wese nibura ufite WhatsApp tange nimero ye, dukore urubuga tumushyireho, hanyuma tuzajye duhana ibitekerezo. Kandi baba batayifite n'abatayifite uyu munsi ashobora kuzayibona ubutaha, nawe akavuga tukamushyira kuri uwo rubuga. Nibura tuze kuba hano mwambwiwe wenda n'izina twaza twita iyo gurupe turaza gushaka. Sibyo byiza? Tukazajya duhanahana amakuru, mwaramutse iraguye, siko bavuga. Ndagira ngo nongere gushimira ababyeyi ba buri wese uri hano, urukundo badahwema kugaragaza mu muryango. Urukundo mugaragaza mu muryango nirwo rwatumye nanone twongera guhurira hamwe. Ndashimira by'umwihariko umukecuru kuba ahagarariye ubumwe bwacu. Ndasaba kandi Imana ikomeze kuduhuza no kudufasha kuba urumuri rw'abandi. Ni ukuvuga ngo bariya badahari si ku bwabo, bashobora no kuba bafite impamvu zitandukanye koko, ariko nidukora ibyiza bazaza batugana. Si tuzabakira ahandi? Tuzabakira. Murakoze cyane. Uyu munsi turisanga turi hamwe nk'umuryango, kandi ndasaba ko tuzahora twiyumvanamo ibyishimo nk'ibi ngibi. Hari kuba turi hano hari umuntu waburakaye, tuzongere twiyumvanemo rero ndashimira Imana, ndasaba Imana rero ikomeze ibahe umugisha. Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze kuntega amatwi, mukomeze mugire ibihe byiza. Umugire kwa kandi utagucika. Iyo polisi gucika. N'ababyeyi bacu ubwo bahita bagenda barabwiye ngo uriya we naramubonye nabihaye ariko murabizi nari uyu
baheruka bakigenda nakoze namwe abuzukuru mirongo itatu noneho reka turebe ba Jean Pierre Safari bafite umuryango navuye mu nyakwigendera kuvuga ngo harimo abuzukuru be batandatu abuzukuru ba Safari ni barindwi abari hano ntegereje abana be barahaguruka ubwo aba ni abuzukuru ba mukecuru baturuka kwa muwafotorewe muri gufata amafoto afate muri gufata amafoto ya pekepeke ni ukuvuga ngo mukecuru abuzukuru baturuka kwa Safari ni abangaba usibye umudahari kubera mu kibuga mukecuru mwararebe kubera impamvu zitandukanye ya kera kandi umuntu ahinduye amateka muragira imana ntacyo najya hejuru atubwira amazina yiwe yose sibyo noneho dukomeze no ku wundi muryango umwana mukuru yitwa murakoze cyane nigena niwe waruguze ariko atavugutse nawe yatwegereje akatubwira twari dufite izina nitwa abandi umama w'abana yitwa Rugamba Rashid yitwa Imbabazi Harriet twakabaye twifatanyije nanone n'umuryango wa Mukamukiko Stasia yavutse muri 1971 akaba abana bakize mwabo bafite abana bane harimo Tuyishime Jacqueline ubwo yarashatse afite abana babiri n'umugabo hakaza Manishimwe Gilbert Niyanambaza Patrick abo ni abana be bamukwiye bakize mwabo kuko batabashije kuboneka kuri uyu munsi ubwo turakomeza kwa Abaremye Mark nawe ntabwo yabonetse yashakanye na Justina babyara Twizere Marie Jeanne Niragire Jacqueline Manase na Indagire abo bose tuzaruguru ntabwo babashije kuboneka kuri uyu munsi kubwo impamvu zabo zitandukanye ariko uko Twizere ngira ngo yarashatse afite umwana umwe n'umugabo akaza Niragire Jacqueline yarashatse atwara umwana n'umugabo ubwo turakomeza ku muryango wa Musabyimana Bernadette yavutse 1978 abantu na Ndagijimana Arenze baregera hejuru badusuhuze tumenye abari bo tuhuze hanyuma batetse n'umuryango wabo
n'imbuto zaturutse kuri uwo muryango wabo. Keza kuzwe. Kamusabye Imana rero. Abana bane apfuye umwe asigaye batatu. Umushaka dogo. Adolphe Gatarazi. Muzimbe. Adolphe. murajyana nubwo turafata ifoto bavuga n'ifoto y'urwibutso ko ariko abantu babera telefone Ko batari ku foto. mwashyize hejuru mwashyira hejuru kugira ngo mwese nayishyire hejuru yanjye mugire byiza. Adorane. Ese wowe. Yego bamaze kwigira hejuru barimo baratwereka umuryango wabo wabakomotseho n'imbuto zavuye ku muryango wabo mwese ntaramugende abagabo bari hagati y'ababyeyi babo. Okay, ibyo bireba umukecuru se arahagarara nta kintu gukikira. muhagarare ku buryo mukecuru agaragara neza ku buryo mukecuru aba ari ahantu hagaragara rwose cyo bita inkingi ya mwamba nimuza ku buryo tubahagarika turabahagarika dukikire. Mukecuru rero aba ni abuzukuru bawe bakomoka ku mukobwa wawe n'umufasha we, ukagira n'abuzukuruza babiri baba hano. Umuryango wa ubu nawe ni umuzukuru nabo ngabo bose turabishimira mu muryango bakoze kuza ngabafotozi akazi kabo abantu bari kumushaka ariko turakomeza n'abahari rwose turereke umukecuru. Uyu muryango urabona yuko ukifite imbaraga zose cyari abasore ni abasore gusa ahubwo ubwo rero turagira ngo bibwire mukecuru nubwo baborana ariko hariho ubwo umuntu aba azi izina rye. Ubu ngubu wakubwira ko senshi yamenye yuko yitwa umucyo nabo tuyagaba reka tubatege amatwi rero n'abatwigisha. Murakoze. Nuko Musi ntabwo yabonetse twayizaga yahoze hano ariko wagiye mu bagabo b'ingoboka basuye robine wagize ibyaha. Ubwo rero zingabo n'umusore zawe ngani mwivugesha. Murakoze. Nitwa Yarasubiza amashami babwiye nanjye mu bari kuburyuzura. ntabwo twabyumvishe subiramo rimwe turebe uko bimeze. naye nitwa Mutegusenga n'inzira. Naye ndi umwuzukuru wa hano. Kwari kaka yitwa nde? abuzukuru tubishimire mwa bantu. Kamana Marceline gira hejuru n'abana natwe akiza twavukiye rimwe nanjye muri nari n'umunani umunani
yego nibyo mubafotora neza we uyu nguyu yitwa Agatesi Melvine Kamana Basene mwamumenye uyu nguyu aba bana bo barangana ni impanga uyu yitwa Aganze Gift Yera uyu akitwa Iganze Peace Donera abo bana ba mukecuru babuzukuru ngo nabo turashimye bakiri batoya aba ni abuzukuru bawe rero mukecuru twagihagarara neza ndi kukubona mwakabizi kameramani we ari kubyitaho nabo ngabo rero mukecuru nawe turagusaba ko wabishimira n'abuzukuru bawe muri tugereza na Iranzi Arani Christian n'abuzukuru ba mukecuru ba bucura bisanga muri ba bandi 35 kugira bamaze kubona mani bagaba rero tugwiriye umuryango wawe mukecuru awumenya ajyayo no gushyingira ariko akaba yarabibaye nakongera mukamubwira amateka yayo nitwa Maniragaba Theogene imfura yanjye yitwa Iranzi Manuel Silva yitwa Iranzi Arani Christian. urumva ko bucura yabyaye undi bucura yabyaye undi bucura baracyari batoza ubwise musubize mukecuru musubize kakasha musubize mukecuru rwose tubishimire mubafotora bari gusubiza kaka mwari iyo niyo foto ikeneye tuzashyira kuri WhatsApp yego uyu niwo muryango duherukiyeho ntacyo abana ni bace bugufi abareba ari imbere abagufi inyuma ibyo ngibyo ahubwo genda nawe ugenda uwo yishakira ifiriti bo mwiherero bagiyeho dukora ifoto bose uri kubabona se mukomeze mujyi muri kumuhisha yagaragayemo ngaho se muserebure bwifuti ntabyo tubifate muserebure bwifutisha yamukecuru mukome n'amari oya ngende gufata video ngende gufata video uriya nafate sawa tuzajya nitwarekera aho ngaho kwanza gushimira umuryango wa David Mazimira amashyi
ntabwo naketse ko kagombye kubaho niko ko uyu korode mu gihe cyashize nimba ari nko mu kwa cumi n'umwe mu kwa kabiri simbizi telefone yawe ugasiga bashaka igihe n'iki kugira amatsiko yo kumenya icyo duhamagarira ibyo ari byose natwe turavuga ngo tuzamwitaho umuryango wanjye maje kubisegura ko tutabonetse twese kuko kubw'impamvu zitari zimwe naguze n'umwana w'umukobwa umwe n'abuzukuru banjye batatu bagize impamvu bibereye mu kigande kwambuka byabaye ikibazo buriya iyo tuzi ko mwatubonye mwabonye twaje turi kandi natwe twari turihagije abatanzi ndi umukwe muri uru rugo ni umukwe mukuru muri uru rugo warapfuye turasaba turashyingirwa kuko ibyakomeza kudutandukanya n'utwo twarashakanye ibyo murabizi niyo nzira twese tuzacamo ariko kuva mu twashakanye yarasize abo muri kubona yasigiye abana batatu niyo nayo imaze kugira abuzukuru barindwi uretse ko umwe yapfuye bari 8 hakurya nayo yarasize nta kibazo nabonye ndasaba ko twakomeza kunga ubumwe kubyana ntabwo ari byiza yaba mu byiza mu bibi tuzahamagarane mu byiza tuba twishimiye ibyo byiza turimo mu bibi dutabara byose turabyivanga ibi by'amacakubiri nta n'ikintu bimaze nta n'igihe yazatugezaho muri uyu muryango nabonye habuzemo abantu bageze muri 3 mariko nawe twamugiraho ikibazo nawe izo nzira zafunzwe ku bandi nawe zamufunze ntabwo byoroshye kwambuka muri iyi minsi mikuru abandi bo bagize impamvu zabo bwite ariko mariko tutishimiye ntabwo turi abana nta nubwo turi n'iki amakuru yose tuba tuyafite ntabwo ari byiza kwitandukanya n'abandi witandukanya n'abandi bafite icyari kibi kabone n'ubwo waba ufite ikibazo waza ubw'umuryango w'abatari bawuti nyamara ngenda afite ikibazo iki n'iki nibura ukabona aho bagikemura ariko kuvuga ngo ngeragere kwiheza umuryango niwo wihezamo nawe igihe uzawukenera igihe kizagera uzawukenera kandi bikugoye ari niyo mpamvu ndasaba ngo abari twunga ubumwe tuko n'abandi tugusabire ku Mana Imana izabagaruye bagaruye mu murongo mwiza buriya nabo ntabwo ari bageze kibiba yateye ikindi gihe kurudi nk'uko bitekereje na mukecuru nimwongera kubitegereza ko tuzaza tukicara mu cyiciro nk'iki ngiki nabo tuzaba turi kumwe twishimana nabo bishimana muri make nawe ko bize tuzirikana tukaba tubifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025 tuzawujye ntukaturye murakoze nawe rwose pe abana ba mbere na bose sinari mbazi abana ba mama sinari mbazi umunsi wagize cyo gitekerezo yarakoze ndabashimiye kuko hari abo narinze nkaba mbamenye murakoze nanjye ndishimye cyane kubona umuryango nk'uyu uteranye na sasa na rimwe kumubona ibirenze ibyo Imana iduha amahoro yego nibyo kuko barakoze arakoze nk'uko wambanjije amanje kuko nanjye ndakubwiraho neza yitwa Aloysi Mugishimana aha ni mu rugo kwa mukecuru
muzamutwakirira kugira ngo tugendere mu buryo umuryango wacu washugiye n'umugore tugiye abana bane, umwe abegeye asigaye umwe umukuru amaze kugira nawe babiri urumva ko nanjye icyo navuga ku muryango hano, nashimira Claude wagize igitekerezo cyo kuza mu muryango, kuko najyaga nibaza mbwira umugore ariko ko ahantu hose imiryango niyo yaba ari imwe mu myaka 2 cyangwa 3 kwihura bakaganira bakamenyana, iwanyu bizarangira sinzi ukuntu nyuma yaje kumbwira ati byaje navuga byagenze rwose, nanga mumfashe dushimire Claude washyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo igitekerezo kigerweho. Ikindi wenda navuga ibintu ni byiza kubera yuko habaye ibintu byo kudaheza ngo hagire uwo basiga inyuma, hazamo kurobanura. Ndakeka n'abatabonetse ni impamvu zabo, kuko burya ubwa mbere ntabwo inzitizi zibura cyangwa impamvu buriya wenda hari kubera imyumvire y'abantu bagenda baba bari kubyekereza bafise n'ibiki, ariko nibamara amakuru arihuta nibumva ko hari ibintu byiza, njye mpamya ntashidikanya gutaha nabo tuzababona, kuko nta mpamvu iremereye yagaragaye yuko batazi. Abantu ntabwo bumvira bimwe, icyo ntabwo twabaca urubanza ruremereye, narabafatamo n'abantu batabangutse ariko twizera ko bazaza. Ubwo rero nkaba nakuza ko mwateguye ibintu birangire, ahubwo n'ubutaha tuzabyibuke kugira ngo utazongera zigacwekera ugasanga ibintu cyose urawutaye. Hato urabona nkuba wenda nk'umukobwa wanjye mutoya yiga ari wese, kandi wenda safari ahagenda wenda inzira ashobora umwana yagenda nawe yaje kuhashakira cyangwa kwiga cyagiye gucuruza bihari, ugasanga ntamuzi, yaba ari n'ikibazo yanamufasha ugasanga ntamufasha kandi hari umuvandimwe. Niyo mpamvu rero ibintu byo guhura abantu bakamenyana bakaganira byiza tuzabimeze, bityo bizabire n'abo tuzasiga nanjye nabashimira bifuza kuzagira umwaka utangiza izina ry'uwo mwana w'umucuruzi w'amahanga nyinshi sinjye imana yaradadete urabona ndose rero icyo mvuga ni ugushima rwose ibikorwa kimara kubimbwira ese turamushimishije asanga ari koko ni iki kizaduhuza mu muryango ko abandi bamugari bagira gutya bagahura twe tuzahuzwa n'iki, ntabwo kubyumva byanjye, kandi nashimira n'abavandimwe banjye babashije kuboneka nabo babyumvise vuba, nubwo wenda twagize ikibazo cy'uko harimo bakuru bacu na barumuna bacu batabyumvishije, ariko buhoro buhoro bizagenda neza. Ubwo rero wa mugari iki ni ikintu numva navugaho, ni ukuva hano tumenye ngo utaha twagaruka cyangwa twajya kwa safari cyangwa twajya kwa bene kwa godanse kwa korode gutyo. Ikindi kintu nshaka kubabwiraho, buri musaza ntabwo abantu benshi ntabwo bigeze bamenya ibyo, umusaza ni umusaza mukuru muri uru rugo ni marume, ntabwo ukamumureba abantu batamuzi.
kuko ejo ushobora kumva wenda hari ikibazo cyavutse ubu turi kugera ntiwamenya wajya kumva wumva ku matsiko umukecuru abaye ese ni kandi twahavuye umunsi ntituzi umuntu wanyu reka tubasifuze muraho umusaza neza akozwe nitwa Kazungu Feliciyani naje muri uru rugo rwa mushiki wanje kuko umugabo we yari mubyara wanje nza nje kuganira umukecuru mushiki wanje kubera ko abana bari kujya mu ngo zabo ngo nicare nawe ndebe ko yakwiharagura nico canzanye hano muri uru rugo yeza kuzwe umwihariko ubundi kumva nezerewe kubw'uko nk'abana uzi ko uramuragije si twahise duhura ntabwo nari kuvuga ngo komera runaka namuherukaga afite nk'imyaka nk'icumi sinakubwiye ngo urakubitwa ugiye hari ibyo ntabwo tumuka nakubwiye ngo urakubitwa umva twubahirize uba ugiye turaguhagarara yego ubwo rero murabizi neza ko mbese ijambo ryanjye ashimira korode kuko niwe baje kandi naje ngo uteruresha abe niba wigize akara akocisha hejuru barabimubwira ndetse ababashije kuboneka bakora n'inama babyigaho barampamagara kuri telefone njye ntabwo mfunga umutwe twebwe abayobozi cyangwa abanyamuryango ba FPR Inkotanyi muratwita yacu bampamagaye ngo tugende nijugujugu ntabyo kuvuga ngo itike yabuze ni gutyo noneho rero muzi neza ko abantu benshi bahuzwa n'urupfu n'ubukwe n'iki uyu mukecuru muri iyi minsi yararwaye kugira ngo mwarabyumvise bamwe hari abamugezeho hari n'abataramugezeho kubera ubuvuzi ariko byonyine kuba tugeze aya masaha nta byago byabaye muri uru rugo tukaba duhuriye hano turi bazima tukanamubona nawe ni ibyo kwishimira byari bimeze nabi bikomeye mu kwezi kujya no kwa gatandatu byari bimeze nabi ubwo rero iki gitekerezo agaciro kacyo mukecuru ntabwo twamubwira ngo adusure niyo mpamvu ntabwo yahagera ahubwo twebwe ubu twamusuye ubuze ukuntu yishimye byonyine no kugira ngo urabona hano hasigaye hari mu icuraburindi hano muri uru rugo twahava niwe wenyine na muzehe haba hari irungu ritari ubwoba ariko ubu bararyamye sinzire ubu aba yanaryamye aba yaryamye da ariko kuko duhari ari kubona abantu ibyishimo byo nta nubwo wapima kugira ngo ubone ingano yacu ubwo rero iki gitekerezo ku bwanjye twava hano dupanze umunsi tukajya tubitegura kare tukabyorganiza tukabikora pe ubu ngubu bamuragije hari umwana wanjye n'umwe bari baziranye none bongeye kubona nanjye ubu muri iriya minsi harya nzabona buzuka rero aho kugira ngo tujye tubazwa n'ibyago gusa reka twumvikane mwabanyamuryango aho kugira ngo tujye duhuzwa n'ibyago gusa njye buriya birambabaza iyo umuntu yapfuye ukabona imodoka zaparitse amagana inani kandi igihe yarwaye igihe yagize gute ntawamusuye ariko buriya muzi ko hari n'igihe umuntu yitwa n'ubukene cyangwa inzara akaba yapfa yishwe n'inzara kandi afite ababosi bari no kwigunga rero mureke dushyireho bya bindi mwavuze ugeze gukomozaho ngo tujye tujya ngo mu rugo kwa runaka igihe umukecuru tugimufite cyane ngo ntiyajya bibera hano tukamusanga kuko nta zindi ntege afite rero tugashyiraho umunsi uzwi buri mwaka tukajya tubitegura kare bigakomeza rero Imana ishimwe abaririmbyi ntabwo muzi kuririmba ibi bintu
gutya tukizihirwa kuko biba byiza bikarushaho iyo abantu basabana tukaganira kuko nahura na orumerasi y'ubumenyi kandi byagombye kuba tuziranye nkahura n'abandi tugahora tukaganira apana bya bindi byo kugenda ntitumenyane. Iki gikorwa nifuza yuko cyagumaho ntikibe uyu munsi gusa kikazabaho ikindi gihe. Igitekerezo kiri buze kwiyongeraho ni icy'uko umuntu byibura yavana afite inshingano yo kuvuga ati uwo mwaka uzajya kuko twaravuye duti umuryango w'umuntu wagombye kuba ari 15 n'urugero, ariko iyi saha byibura twagombye gupanga tukavuga duti umwaka urarangiye ibyo 15 byarabonetse apana guhita mu minota ajya kuko twese n'ubu dufite ubushobozi bungana. Ayo mafaranga akazaba yaratanzwe mu muzamu w'ama-etape niba ari 1000 bikazahura n'aya mafaranga twapanze bihenze bihora bihindagurika, ibice bihora bihindagurika, dushobora kuzagera undi mwaka bihagaze nka 20, ariko dufite udufaranga duke twizigama bagakora akantu k'agasanduka bayashyiramo byashobora kuba byiza kuruta uko umuntu yatangiraho. Birashoboka ko nawe ari impamvu wacitse intege ari uko byabatungura kuba tuzatangira kuzakora neza, nabyo birashoboka. Igitekerezo cyane numva muri twebwe tubikoreye hamwe ni uko wenda buri kwezi hagira udufaranga tujya mu gasanduka runaka, byaba na banki tukayifungura tukayishyiramo amafaranga, igihe cyazajya tukaza twisanga nta muntu uvuga ngo yahejwe nuko nta mafaranga afite kuko ibihe bihora bisimburana iteka, ntabwo tuba tuyafite amafaranga n'ubutabera, ariko twarayizigamye amafaranga yawe ahari akajya n'udusaguka tukongera isanduka byibura iyo amafaranga yaba abura ntabwo umweru ntabwo twabura n'ikiro cy'ibishyimbo bya jonathan cyangwa cy'ibigori, ibyo bintu bikajya mu kigega cy'umuryango. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye n'ijambo ryanjye kuri ibyo ngibyo ndi kumva bibaye byiza twabikora kugira ngo umuntu niyifuza ngo tumusure no mu mutara twagera tukavuga ati niho bigiye kubera tukanagenda nta kibazo, twatega imodoka tukayibarira turi umuryango twuzuye kwasiteri zaba ari n'ebyiri tugatega nubwo yaba ari 200 y'amafaranga ukaba muri yasanduka, tutavuze ngo habaye ikibazo runaka cyo kuvuga ngo hari umuntu wabuze ukuntu ajyaho kandi ashaka kujyayo yabuze amafaranga. Ni ibyo ngibyo.